erega bari yabona batukana kuri za social media ntugire ngo ni gitangaza. Social media niyo yatumye bamenyekana, ariko ubundi buriya abantu baratukana mu biturage yoge baranarwana. Nkuriya mwana w'umukobwa yitwa nde? Muheto inshuti divine uherutse byose Miss Rwanda 2024. hari abantu babivuga uko bashaka, sinzi kubibona wowe. Ngo se ngo na nyina no ni akaga, ni ibibazo biri mu rubyiruko. Nibazo biri mu rubyiruko, kandi biri mu rubyiruko biri no mu babyeyi. Ariko uriya cyatumye bizamo ubuse niba ngahe abakobwa bangana nawe n'abakecuru ahubwo bagaramye yo giye mu nabaraye mu mikokwe babasinzi cyane banyoye urumogi barimo besha basore besha cyane. Gusa uriya we bamufotoye. Iyo ni social media, ni technique. niwe wagaragaye yagaragaye we ko nibagaza no muri uyu mugi besha cyane. Ahubwo cyatumye biza no muri media nacyo nyingusubize. Icyatumye biza muri media nta gitangaza kirimo rero. Uriya n'umwana w'umukobwa, ariko abaye ndaya miliyoni zingana nyinshi cyane. Ariko kubera ko zari mu epfi izindi zari yari ntabwo byashigaragara. Urabiko bijya kugonga imodoka zirwa zirgonga hano nizingahe nyinshi cyane. Ariko we kubera ko yaramaze kumenyekana, afite babyara, bafite inshuti, afite abantu bose, afite Abanyarwanda benshi cyane bose kwisi yose, afite abakunzi benshi muri Amerika bizirwa bagonga. Ntabwo urumva n'Abanyarwanda bagonze iriya bakabazana hano. Abana baragiye kwiga baragize gute. Ariko kubera ko uyu nguyu ni umustar, nibyo bita wa star. Kubera ko ari umustar, ni amaso yahise ajyayo. Hano maze kubakira hano. Nkaba numvaga umupasitoro nkamubwira nariko abantu bakambura batariko Professor tuba bari tubwire Pastor Claude uramuze? Nawe nzi bati dore ibyo yavuze. Wowe se ejo bundi sinakubonye uri pasitoro. Ngogera bati abandi n'abandi nkabona umusore nk'uyu nguyu bita niwe ngo Gasuku hari. Ni gisuguri mu Kinyarwanda ni penti nk'iyo y'uwo mwana imeze gutya. Umwana w'umusore ko kufatika ukumva aravuga, ariko kanavuga n'amagambo menshi cyane, aratukana cyane, atinya kugira gute ntabwo nabisubiramo. Ariko si ibyo bintu, ariko Gasuku nawe uramuzi? Ndabazi Blaise, bose ndabazi. Mbona naye mubonye tukabantu nyine ati bakagabuka karundi kiki n'ibiki n'ibintu byinshi cyane. Nkabona abana b'abakobwa ngo aba ni Miss Rwanda, ngo Miss Rwanda ukanyera ko twana tw'utuzongwe turaho tungana dutya. Nkabona n'ibindi by'ibigore by'ibibuno binini n'amabere n'ibituza n'ibiki, byose ndabibona. Unakaza ati genda bishop. We jewe nkura nta bishop wabagaho. Ndakuramukije cyane ukurikira Iris TV umunsi ku munsi, nkubwire ko ari by'agaciro kubana nawe, yaba woduha comments ndetse n'inyunganizi. Hari byinshi ushaka ko duhindura muri societe ubwo n'Inyarwanda, ariko n'abadukurikira diaspora yose biri hanze ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza. Ndi kumwe na Professor mumaze kumumenyera kuri Iris, ni nk'ikiganiro cya gatana duhaye. Professor ndakwakire kuri Iris. Urakoze cyane. Bundi bushya. Muri uyu mwaka nibwo tukigusura mu rugo. Ndibyo ntabwo nari nguherutse gusuye imikoro. Aka kantu kanditseho nakibukaga. Yego. Nawe isura nayibukaga ni y'uwo musore. Yego. Ariko kumbwira ngo witwa Blaise, aya wende uvuze Blaise nibuka Compaore. Yego. Uwo ni wenzi wo muri Burkina Faso cyangwa waheze mbibuka. Ni Burkina Faso. Ariko rero ba Blaise ni benshi, hari undi nzi wo muri RDB n'abandi, ntabwo nari kukwibuka rero. Ariko nakubonye ndakwibuka hari yaciye. Yego. Ariko tutaragira n'icyo tuvuga, reka mbonere uyu mwanya rwose mbwira abantu icyo ntekereza. Naramenya ikikugenza urashaka kubaza no kuganira ku mugani wawe. Yego. Ariko nabizi kuganira kwanyu ntabwo ari byo. Reka ntabwo ari kuri abantu ganira, muza mufite icyo mufite ibintu mu mitwe yanyu, mushaka ibitekerezo.
iyo ushaka ibitekerezo by'umuntu rero burya rimwe na rimwe imenya muba mutaganira cyane bishaka ngo mujye muvugana wavuge gutyo ariko kubera ibyo rero mbizi reka mbivugire hano naratangira rwose abantu duhura abantu numva abantu bajya bampamagara harimo n'abana banjye n'inshuti n'abavandimwe n'abaduye usibye ko ntabongira uwaba yumva araduye banjye aba ari ikigoryi kuko ntacyo yantwara that is one two yaba arushywa n'ubusa kuko nta muntu numva mfite mu mutwe waduye cyangwa se nyanga kuko ntawe nanga ariko yumva ari umushinga azawugerageza gusa ntabwo wamuhira none ariko nkavuga nti ikintu kimwe kijya gituma ntekereza cyane ni ibintu bya social media barambwira ngo ariko warakizeye cyane professor ngo kubera ko hari n'abaprofessor bagenzi banjye uzabaza ushaka nta professor n'umwe mu Rwanda cyangwa muri aka karere utazi Prof. Malonga nawe twebwe ntidupingana oya ariko turaziranye turubahana umwe wese mu rugero rwe ku mpamvu ze no mu kazi ke ntabwo ntacyo dupfa ba professor muri bakeya turaziranye rero narabakubwira ariko abandi bantu hari abajya ngo warakize rwose ngo ubona amafaranga menshi cyane neze kubera iki bati kubera ko abanyamakuru za YouTube hose turagusanga hari n'abamamagara bari muri za Australia abari muri Amerika bari hehe mwabwire ko wabigwiwe niki akandi ubwo amamagara akijijisha akambwira nkaho tuziranye kandi ntawe nzi ariko akaza kumbwira ko yambonye kuri YouTube yego hari n'abandi rero babashize bisoni cyane babasore ambwira ko icyo gisaza ngo kimeze gutya ndabizi ngaseka kubera ko nta kindi namukoraho oya niyo yantuka rwose genda mureba nkumva ninjije gusa nkumva ndi ikigoryi kuko ararushywa n'ubusa jewe subiza ibibazo abanyamakuru nkawe Blaise na mugenzi wawe n'iyi cyangwa TV murizana nta muntu n'umwe njya mpamagara rwose nta n'umwe nawe nta n'ukwishyura wandikizeho ntabwo bishoboka wowe nawe uri urarwana n'ubuzima imyaka 30 ntuza aho buri burare ugiye kureba Professor wifitiye inzu ye wiyubakiye inzu ye wifitiye umugore we wishakiye umugore akibyara abana afite abuzukuru urashaka Professor wivanye mu Rwanda akijyana mu mahanga akigisha muri Amerika akigisha abazungu urashaka Professor wivanye mu university akajya mu nkotanya kabi nkotanya uri iki wowe urumva wamemba iki wowe ntacyo pe iki gihugu cyamembye iki cyakora iki gihugu pe ndi nkotanya original ngo namwe muriza ariko bijyana nabo mbona bitwa ba minisitiri ba depite bande abo ni nkotanya vijyana nkotanya original uzababaze bazakubwira turiya mugabo turamwubaha genge ese ubundi wagishyura ngaha ahubwo ikibazo ngira nicyo cya YouTube bahemba yo yunguka iki ese bahembera iki ahubwo duhembera ko tuba twegereye umuntu nka professor tukamuganiriza nta handi yari kuba ari kugaragara icyo ndacyemera Blaise yego YouTube igomba kuba nayo hari ikindi yunguka kuko ntabwo washyira amafaranga bwana hari uherutse kumbaza hano ejo bundi yego namubwira ko YouTube nayo izanye mu ibi bintu byo igiye kwica society arambwira ati wivuga we nabi wo gacwawe atubona umubyeyi nyawe ni umugabo w'umunyamakuru yitwa Jonathan ntabwo ngembe babwira uko mwabivuze yego ati YouTube ni umubyeyi ati no mubyeyi nyawe ahubwo ndavuga nese mama nguko YouTube rero nakagera ariko ni nacyo gituma ngira ngo wenda mbere yuko tuganira ibyo ibindi wenda batekerezaga yego rwose Abanyarwanda nukuri ibyo ufite mu mutwe simbizi nta n'ibyo nditsinde bamwe mitwe ariko Abanyarwanda bamenye ngo YouTube yajije biga amagambo abiri kwihangana no kwihanganirana kuko umunyarwanda utazamenya kwihangana azave muri YouTube azave muri social media muri rusange niba umutwe wawe n'umutima wawe udashobora kwihangana rwose social media izagukenya izakugira nabi izagukindura
upfe hataragera usibye ko nyine ubwo haba hageze hataragera nyine upfa uzapfa rwaje ariko abantu bajye biga kwihangana no kwihanganirana kuko muri YouTube umuntu ashobora kukurema akagushushanya ukina break dancing niko twabyitaga twebwe gera gutya ukabona perezida Kagame n'abandi bari barabikina kandi batigeze babyina ariko babigizwe ku buryo babona ngo iyi ni dance presidentielle ukafata amarongo ukamuhindura ukundi kuntu ukamuhimbira n'indirimbo n'ijwi ryo ukabihindura iyo ni social media na technology igezweho yego umwana cyangwa umuntu w'inshuti yabibona ati maronga ko twakubonye wapfuye wasinze kandi ntabwo byari byo kandi si byo ntabwo byari byo n'inkuru zikaza izitwa za fake news ukagira ngo nibyo kandi bakabikwereka abantu rero batazi kwihangana nk'abana baje cyangwa bawe cyangwa bundi uwo ari we wese ashobora kuba ati dore so shaho uko yabaye no nta nubwo ari so ni ibintu ni science ni technology yabikoze gutyo ibishyira mu makuru ibintu nk'ibyo bakaguhimbira ibintu birashoboka abantu rero babimenye babanze bajijuke umuntu wese ufite telefone ye abimenye ko ibyo bintu bishoboka bishobora kuba ari ibihuha katari nabyo kenshi n'ibigisigeze yego yo gukomeza atsimbara ku bintu bya kera ngo ngo babonye papa ngo yihagarika ku muhanda ntabwo ari ibyo bimwe bashobora kubikora bikagaragara gutyo ariko atari byo ni ukuvuga rero ngo abantu bagomba kumenya aho isi igeze bakamenya kwihangana bakamenya aho tekinoloji igeze ntibajye barakazwa n'ubusa cyangwa ngo bazire ubusa kubera ibintu babonye cyangwa bumvise bajye babyishyiramo ahubwo bige gukomera guhinduka bave mu manjwe bave mu bya kera bagende n'aho isi igeze ko atari ibyo irabakenya nicyo nagira ngo abantu bumve neza hari umuntu ejo bundi njya bisoma mbere sinari ndabikoreshaga hari abantu bakuze benshi batakoresha za social media batanabishaka batanabyumva rwose ko bibatera ubwoba hari nabo bihahamura nabonye umusore witwa mbajya mbabona benshi cyane hano barakubwira ngo abapasitoro cyangwa abatambyi tubuzi twebwe nitanzeho urugero ugiye kuko n'ibitangaho urugero abantu bameze nka papa data umbyara cyangwa abantu bameze uwo bitaga pasitoro w'ikirinda abantu bameze nka pasitoro Mpyisi ntabwo ari abapasitoro mubona hano maze kubakira hano nkaba numvaga umupasitoro nkamubwira ariko abantu bakambwira bati ariko Professor tuba bari tubwire Pastor Claude uramuzi nawe nzi bati dore ibyo yavuze ni ibiki ntimunyereka bakanyereka bati yavuze gutya bati tuzamugushyikiriza se muganire ntoya cyewe ntabwo ndiho niyamamaza sinigurisha ntaho njya ariko hazamara iminsi nkumva umuntu aramamagaye wakizana hano uriya utwa Pastor Claude amaze kuzana kabiri akaba ati muzeye uraho ndaho ati twaganira se watubabarira ni cyane rwose ariko yizanye ntamuhamagaye ati nitwa Claude urinda ati ndi umunyamakuru wowe se ejo bundi sinakubonye uri pasitoro ngogera bati abandi n'abandi nkabona umusore nk'uyu nguyu bita niwe ngo Gasuku ahari n'igisuguri mu kinyarwanda ni penki nk'iyo y'uwo mwana imeze gutya umwana w'umusore ko kufatika ukumva aravuga ariko akanavuga n'amagambo menshi cyane aratukana cyane atinya kugira gutya ntabwo nabisubiramo ariko si ibyo bintu ariko Gasuku nawe uramuzi ndabazi mwese bose ndabazi mubona naye mubonye tukabantu nyine ati ngo akagabo k'akarundi k'iki n'ibiki n'ibintu byinshi cyane nkabona abana b'abakobwa ngo aba ni Miss Rwanda ngo Miss Rwanda ukanyereka utwana tw'utuzongwe turi aho tungana dutya nkabona n'ibindi by'ibigore by'ibibuno binini n'amabere n'ibituza n'ibiki byose ndabibona unakaza ati genda bishop jewe nkura nta bishop wabagaho cyakora hari musenyeri bigira umwami mu Rwanda yego nari muzi bigira umwami ku Nyundo bawe ugenda padiri undi ngo ni padiri nayimana ariko padiri nkabyumva nkamureba unati jewe ndi apostle gena byumvaga apotre muri Bibiliya kera ariko nkabona abasore bari hano ariko nawe najya kumva ngo apotre nde ariko ngatekereza ko nkavuga se uba apotre twajyaga twiga cyega twumvaga nuko bari bameze
bati ni uko ariko nabiki gihe by'iki gihe rero ndabyumva ndabyemera nizere ko ndabizi social media niba atari bunyumve bati reka tuze tukwereke narigiye kuvuga nawe niyo yayo ni yare bambabarire rwose bavuga kuko bivuze bagaragaye bivuga ati ngewe rwose uzapime IQ nta muntu nkanjye urakakubwira ati ngewe uriya baragiza bakavuga ati ndakuzi shawe witubeshye rwose bazambabarire umuntu uzashaka kumvuga ni ibintu bitatu kuri izi social media ibi bintu mwita show bagita showbiz ukaza akumva ko ajye ahangana cyangwa avugana n'ibimureba nabo bireba naho bahuriye naho ngewe rwose naho muriye nabyo aba pasitoro n'abitwa abapasitoro abapadi bitwa ngo bakorera Imana rwose bazakorera iyo Mana yabo bagumiyo bakore kuri ntuze ariko rwose ngewe Bibiliya iravuga ngo as for me and my family we shall serve the Lord ngo naho ngewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka mu gifaransa ngo quant à moi et ma maison nous servirons le Seigneur mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana rwose bajye bakora uko babyumva ariko bagerageze nibigera mu bantu nkatwe rwose niba bibareba kuko byaba bibi cyane baba banikungurira babiyahura banikungurira kuko rwose ntaho byabihuriye mbonereho rero nakanye rwose ndageza nkubwira ngo jewe ndi professor nagenza amahanga menshi cyane maze kwigisha muri za university zigeze kuri 16 niyo mu Rwanda ngiri ya UNER ni rumwe mu bayitangije ego urabyumva ni kist n'izindi za Iraq n'izindi ngizo za Unatek ego rumwe mu bari mu bambere baje bati ntazagire rero umuntu rwose ugerageza kuntuka icyo atumva ajya mbwira ariko niba yumva ari umushinga baye telefone cyangwa ibaza ko ngewe ngo mboneka kuri televiziyo muraza nkumva icyo mushaka kumenya nkumva ndakuze ndi mwarimu ego and a senior journalist so umunyamakuru rero principe ya journalism ni education information and entertainment so niba ushaka ko entertaining I will do so ndashaje ariko niba ushaka ko information I will inform you I'm well informed for your information kabisa ego and I'm well educated niba ari no kwishongora nuko yego umva yabipinga ntakajye bijyana muri media ngo ajye kwiharabika kuko yibaza ngo arasebya cyangwa se ngo kuko abayisebya nta nubwo azatinda kubona ko yibeshye ahubwo ajya mpamagara mu bayinuza mu mabagare ubumva ashaka ko tuganira akibaza agatinya ko ndi bumwishyuza cyangwa ndi bumuhamagare sinzaguhamagara sinzanakwishyuza nawe rwose ahubwo uzajya uza gusengerera urakoze cyane ni Prof.Malonga yarakanyujijeho Professor arakano rutangiriyeho reka nanjye bari komeraho ka social media hari abantu bifashisha social media iyi minsi bagatuka abandi cyangwa bakabasebya ubifata gute kenshi nk'ubu rugero hari uwitwa fata ku mavuta umunyamakuru mugenzi wacu yego ariko ubu arafunze azira icyo kintu ntago arakatirwa kuko ejo ku munsi w'ejo umunsi washize nibwo ari mu rukiko ariko avuga ko atari tayari namubonye wa mwana we namubonye yirukanka imbere y'abapolisi avuye mu modoka ariko umwe n'uriya mwana wo kwa Muheto ndamabonye birukanka ubwo yari yambaye ni umwe mwana baje bakurikirana aturika n'umusore ufatika yego ndababonye ndabazi sidahura nabo yego bariya bose ndabona nabo muri bariya bose njya ubona kuri izo show uzibya baza hano yego baba nampamagaye ari uwitwa Mutabazi niba ari Bishop what Apotre ndamwumva nibyo abavuga ndabyumva byinshi bimwe bikansetsa amusore nikijyana kuri komime yego mara nyingi sana ndabyumva ariko ndamuzi yego ndanamuperereza ahubwo ni cyangwa gusetsa kuko iyo numvise ibyo avuga abandi bana bakaza kumubaza baza hano barabimbwira yego hari abitwa ba padiri yitwa uyu umaze iminsi
ahanganye n'uwitwa Scovia yitwa nde Rugagi niba ari Bishop Rugagi niba ari Apostle ay matayito yabo rwose ni Imana igiye abahezageramo nawe ndabuzi ntabwo turahura ariko hari ahantu umuntu bamungeretse rimwe ejo bundi hambira yego abo bitwa ba Korode ba Yongwe navuganye nawe yego yigeze umwana wagiye kumuha interview ndavuga ndaseka ati mbahuze uduhuza ze tugiye urumuhuza wahe ariko aramubwira ndabyumva uyo Korode we yaje hano kabiri yego yewe nigeze ubwanyuma ahubwo nagiye niwe ntabwo ari we ariko nagiye hano inyamata yego hari matora ya RPF yego njyayo hari gihe nkora ubushakashatsi ngo ndebe ariko n'aba bantu bambaza bo ni bandi nk'ubwo we Blaise ni karibu uye ndagusha urava hano urajya kumara iminsi uzajya ujya kugaruka namaze kukubwira so na nyoko ubuzi byo ko nanakwibariza nabiceka n'ahandi n'abandi bose ndabaza abo bose ubona yego n'utwo dukobwa ndatuzi ariko sindahura natwo ariko ndatubona ubusibye ko bamwe abagana n'abana banjye abandi barabaruta ndabamenya bose bariya bose bita abanyamakuru yego izi TV zose ari utwa Kashempizo nari namukunze cyane yego twaje gupfa ikintu kimwe afite ahantu akorera akajaride keza hariya kuri bahita nari nagiyeyo yego kuko hari ni radio y'ingenzi bari bambaye mu kiganiro basabye yoborwa n'umwana witwa Foster yego ndamuzi twarabanye kera bashize imyaka 25 kuri radio Rwanda yego Karamira Foster something na ibintu nk'ibyo ndabazi rero bose bari nonese ko bica imbere yaje yego bica imbere yaje ndabazi rero mwese Gasuku barusha kubyibuha arabyibushya ararya umusore abarusha n'ijwi rinini no kuvuga yarekiramo n'imbaraga nyinshi nguko aba banyamakuru bitwa bakaregeya abitwa bandi bose ndabaza abitwa babaga nta numwe ndazi abo ba Scovia yaje hano yego yes yaje hano rwose azana n'uwitwa Joseph burya ndabazi rero abanyamakuru aba banyamakuru bo rero baba professionals abo mbagira inama rwose bajye bubaha abantu bubahe akazi ka uko baranazi n'abanyamakuru barananoye ndi muri board y'abanyamakuru muri abanyamakuru gitage 10 bageze board y'abanyamakuru mu Rwanda Association Rwandaise de Journalistes ndimo muri abicumi ni nanjye mukuru na sehene abandi nabo ni vijana muri za 40 yego bacyari bato 40 ngira ngo harimo nk'ababiri baje muri 50 barimo na secrétaire ariwe twita CEO executive secretary Manuel haba umuremye ngira ngo imyaka 50 ari umunyeshuri wanjye ndabazi rero abanyamakuru ntabo ntazi usibye nabo n'abaminisitiri n'abadepite n'abandi hano muri iki gihugu uwo ntazi se nzi nyina cyangwa nyina nari muzi ubwito mvuze abazi gucukumbura babyumvise yewe uko waba uri mukuru kose niba ntazi so nzi nyoko ibyo koko ngenda kuze naragenze ndabona yego ubuza jewe bishimisha iyo muza ariko mukagenda rwose mwumvise icyo mbabwiye yego abana njya ngenda hano mujyi rimwe na rimwe nkigira no mu kabari ibyo uvuga nk'imvugo bavuga hari igihe bintangaza bikanambabaza ariko urumva ko ariko bimeze nta kundi byagenda ni social media niba njya mu kabari reka ngusetse nkahangiye rwose natangiye kwigurira inzoga hashize imyaka 52 hafi ya mwese mwari mutaravuka cyane bamwe n'abanyoko nabaso ababyeyi banza bari baravutse yewe nazinyoye i Burundi nazinyoye Uganda nazinyoye muri Amerika kuki mutibaza igituma ubu ngubu bwo zitangiye kumbana nkeya kuko nta mafaranga nifitiye amarita ya difero kandi retirement benefits ngira ariko ndashima Imana absolute wowe warangiza uraza kugigisha Imana ibuyize wowe nge nahuye nayo naganiriye nayo nigishijwe n'Imana nigishijwe n'abapasteri ntabwo nigishijwe nawe kuki murondogora muka ariko ibyo ngenda ndabyubaha absolute nacyo gituma nkubwira nushaka kuza nk'aba bapasitoro bagiye bahinduka abanyamakuru nibyo birashoboka ushobora kuba umunyamakuru umupasitori
ushobora kuba uri umupasitori ariko ntabwo waba umupasitori uri umucuruzi aho ni ibindi byo ari bitagendana kuba uri umupasitori ariko ukaba ari umunyamakuru it's possible birashoboka ntarakuba nacyo gituma nguwo nguwo namwemereye n'abandi n'ubu urimo yishaka waza rwose ariko ntakubwira rwose njyewe ubanza unyubahe kagabo bigeze gukubita iriya mu mutara ati nyubaha safari arakubaha safari ari bukubahe ariko se nyubaha safari ubundi wowe biriya bakoraga byari byo usibye ko amategeko yakurwanyeho umwana mukubitiye ingana aragukubita absolutely yonesheje konesha kujya kumurega ariko kuruza cyangwa gukubita rwose ntabwo nisigerageza kujustifia cyangwa gutanga ibisobanuro wenda twanabiganiraho ariko jyewe umuntu uza hano cyangwa umuntu duhurira muriya n'umuntu mu kabari tukatongana rwose birumvikana kuko ni mu kabari nyine ariko umuntu wajya kuri televiziyo akaza hano ntamenye uko usanze niyambariye agapira kanjye nari ngiye kugakuramo urambwira uti nta kibazo handitseho ngo vive la vie vive la vie n'uwo ngo harakabaho ubuzima ni igifaransa hari abatari bize vive la vie mba numva ko umuntu wese yakabayeho neza kandi akabaho arakaramba niyo ntukabana ndamubwira ntigasaza udasabirije akagira ngo wenda ndamututse ariko ntigasaza gusaza nta kintu cyiza nko gusaza neza cyane ngaho rero ubwo nari ndondogoye niko abarimu niko barimo bamera twabaye ntabwo ari bose ariko nagize amahirwe make cyangwa menshi simbizi niga mu bihugu byinshi maze kwigisha muri za kaminuza 13 kugeza kuri minota mu bihugu bitandukanye nabatijwe mu madini ane nuko wowe nuza kunyigisha ane yes nagize indangamuntu yes data yari umupasitori w'abadive nabatijwe mu ba protestanti muri eperi okere wanyitwaga okere rwasi bozukari pasiteri okere bozukari wikirinda nayo yari okere wanye nabatijwe mu bagatolika abo banuza baranyigishije abo bagatolika bakurikira televiziyo bazabaza umuntu witwaga Karibushi musenyeri Karibushi musenyeri Karibushi yari mwarimu wanjye atwigisha ekonomi aza kuba musenyeri ariko nari nakiba mu Rwanda arabitwa babigira umwami yari niwe musenyeri nza ahubwo wajyawe bagakunyura umunyagisaka n'abandi ibyo rero ndabizi rero ariko ntabwo wigeze uba umuyisilamu oya ntabwo nigeze mba umuyisilamu idini rya kane ririye ariko nabizemo nababayemo ariko sinababatejwemo babyita gutoza shahadu ibyo ntabwo nabikoze ariko nabayemo nabo cyane kandi wabaye muri Tanzania cyane habayo benshi rero babamo benshi nyine byo kubwira ntabwo ari muri Tanzania gusa ntaho bataba ariko ndashaka kubwira ko abayisilamu batari benshi muri Tanzania benshi n'abakirisitu ntabwo nibizi abayisilamu ni benshi muri Zanzibar ariko muri Tanzania bara ariyo twita continento ariyo Tanganyika n'abayisilamu benshi babamo ntabwo ari benshi ntabwo bangana n'abagatolika cyangwa ababe n'abakirisitu barimo abakirisitu nabo bari mu bice byinshi nk'ibyo ngibyo bya Lutherans n'abandi bose nakubwiraga rero ko nabatijwe no mu Lutherans n'irya gatanu mbatizwa no mu Nkotanyi mu Nkotanyi aho ubwo ho narabatiza Nkotanyi ho ni mu muryango ariko umuryango nawe urabatiza nikize kubatiza no kukubwira ngo dore uko amahame tugenderaho ngaya ukayigishwa ukayamenya none ukarahira bakwendika muri Yorodani bagushyiraho akangaka bakubwira bati nawe uhenure bagure gute bakaguha izina rishyashya bakaguha izina rishyashya niba urishaka ushatse baguma ryagene no mu Nkotanyi nuko byari bimeze icyo mu Nkotanyi tutakoraga ariko turakubatiza tubwere ubuzima rurimo dore ubwo amahame yacu ngaya ni ibitwemera ni ibitugiye gukorera nawe niba ubizi mu manika ukuboko hejuru ubyemere ukabyemeza ugahindura n'izina cyangwa ntibagihindura izina ukanarahira tukarego tuti niba wumva utabishoboye wirorere kubera baza kakwigisha abandi sigira ngo babigeze bate nibyo ngibyo nibyo nubundi
naryo ni idini kuri njye ni idini warivamo nkuko ni rya gatanu njye nkanjye narivamo ariko sinzi ko ryamvamo ariko sinzi ko nanarivamo gusa nyine hari n'igihe kurivamo se ni hehe ikarita wanayibasubiza cyangwa ukagira gute njyewe nicyo kibazo nkubwira ndishima nk'ejo bundi rwose twagiye guherekeza umugabo Dr Colonel Karemera umugabo witwa Denis Karera uramuzi yigeze kuba umukuru wa polisi n'ibindi aravuga ati hano ndishimye ko turi mu Nkotanyi original ati kandi ntihagire ubabara bya bintu byo umuntu akavuga ngo ati niwumva umuntu avuze ikintu ukagikunda ukuma make rwose baduha n'icyayi turagira nari nicaranye n'utwa kaka bundi twamwitaga Kanyemera hari nabo ngabo n'abakaremera burya yari afite irindi zina ryitwaga n'ayandi n'abandi uwo nuza karere ati tukigera hano akazina kari karyoshye kitwaga Jean kuko byaramusetsaga nawe ubwo ahita yita Jean bakamwita Jean Rukokoma bandahiro ati ni Jean Ndahiro Jean Maronga Jean de ibyo ntabwo ari igitangaza so kubatizwa rero cyangwa se kuba wabigira idini n'amagambo agahinduka ubundi ni ibintu bibiri n'amagambo n'ibikorwa nta kindi kintu idini ni iki se idini ni amagambo n'ibikorwa herutse no kujya ahantu bita Ikirinda ariho iwacu niho nkomoka umwana aririmba indirimbo yitwa Inkotanyi cyane nushaka kuze kumbwira ndayigushakira ahantu hari umuntu uherutse kuntuka ari i Burayi arambwira ngo dore ya Nkotanyi cyane akwibaza ko jewe biri bungange ntabwo wankanga my friend after all I'm even an American by citizen waba uri professor nde professor fine ndabazi bajya bavuga ibyo mu Rwanda rimwe nkabireba nitwa professor Kambanda fine American fine very good sawa kabisa alhamdulillah I'm Professor Malonga American as well ndabigwa ubushatse najya gutora yes ubushatse watora ndi hagati ya Trump na ibyo ntabwo cyo cyakuzanye ariko nabyo no urashaka kubimenya natora Kamala Harris yes kubera iki afite amashanse make cyane bambe ajya kungana na ya Trump ariko muri munsi oya bagenda ari aho amurusha hamwe undi akamurusha kugeza ubu rwose nta muntu wakubwira ngo uyazatsinda nta garanti ariko jewe as an American now with the due respect narimvugana n'abantu bo muri America embassy hano ya America yes n'abanyamakuru nkuko wambaza uti Trump or Harris nabura ngo Kamala Harris this is my right Trump or Harris none se nigishije muri Norway University of Oslo wowe uragiye ugeze muri Norvege utangiye gutuka amarongo abantu kute wowe absolutely yes so naragenze ndabona ufite nationality America absolutely yes ndakwereka ndafite hano na passport ntabwo watubeshya turi kuganira wenda biguha nushaka kubikora demonstration ndabiguha ubukire kuri kamera ya I had the citizenship nta kimari ubungubu ariko yes I am I'm a Tanzanian by all standards mimi Mtanzania halisi asilimia 100 kwa 100 ufite nationality zingahe ugereranya ucheze usicheze mimi ni Mswahili Mtanzania mwenzako na hakuna haki uyo nayo ambayo sina ndi umunyarwanda gusa ushatse kubivuga ngo uri umunyarwanda amategeko arakubwira ngo ntufite double nationality kwifite kwigira no kugira guteza aya namazi yanjye ndayafite ariko aya ni amata sinyanywera rimwe yashoyingira amata kimwe ngishyira hanga ngo ikindi icyo nshaka ngibyo tavuga ngo ufite double nationality urambuza kuba umunyarwanda turabigenza ute ari uherutse kuza hano wa mugabo w'igitwe yitwa nde umwe agiye muri Amerika yitwa arandutaho gatoya Rusesa Bagina yego aho atigiye ntabwo n'umunyarwanda Wari n'uwigitwe. Umunyagitwe cyane. Kwa Gerard. N'umuhirika. Narutanga rw'amaboko for your information. Ntabwo rubizi ibyo. Ntabwo mbizi. Uza ko ise yari umudiveri ise. Yego. Cyane rwose. Ibo rutanga ngo ni muto yaratara barabizi.
ntago nari mbisi ko yambaye nka Samson yes icyo ntazi sinkivuga yego icyo ntaperereje nta mpamvu yacyo and I tell you people so uriya rusesa bagena atigewe nari umunyarwanda ariko se wari umunyarwanda none afite nationalité y'iki y'ababirigi avuye mu babirigi y'abanyamerika bashatse bayimuha cyangwa barayimuhaye ibyo ntacyo aje mu Rwanda wenda bamubwira bati ntabwo utora cyangwa ntiyamamaza ariko ibyo ni mu rwego rw'amategeko rw'imyumvire twumvikanyeho none so aba bose baraha nakubwira barabagande hano bagiye kwiga ku scholarship ya Uganda government abigiye kuri Tanzania government I'm one of them none se ndakubiki ariko je ntabwo nigeze ndihirwa ni nacyo kintu cyiza gituma uwavuga ngo ndishongora koko muri abo bose nta guverinoma y'u Rwanda nimwe kuva kuri Kayibanda yego Kigeri uriya na Musanze Nairobi twahuriyeyo yego twaranasangiye bamunyeretse nawe narinzi tujya ku musaza umwe rwose nakubwira twagezeyo ntawe mvuga izina rye ariko ndamubwira ni niwe Kigeri yese nayi wazi kijyana ari mutoya kuko yahunze ahubwo ariyo nkivuka ariko yari gisore nkamureba I know those things absolutely I know my people I know Kina Fred Gisa Rwigema I know him in Nairobi ibintu nk'ibi so icyo nawe wona azisenze nyina ariko that doesn't make me any better ntabwo bingira undi muntu utari Malonga niwe uwo nyine niwe Malonga ya Professor Malonga nacyo gituma nkubwira ngo ntunuka untuke ariko zuguruguke iki uratuka kanaka hunguke iki Professor wambaye ndabikurikira umwana ejo bundi abwira undi ati twebwe twanywaga amata mwebwe muri ibivuzo burya ari bikifayina ibyo boni n'abasore mwanakirana rwose ariko babwirane jewe ibintu nk'ibyo ndagiye hari abantu hari n'uwitwa umuminisitiri nawe n'abandi bose wigeze kumbwira ngo namututse nk'ikiza ngo namwise umuhutu ninde wakubwiye ko ari igitutsi ariko Rudahigwa yavugaga ko ari umuhutu wande uriya mugabo wari inshuti ye cyane Rwabutogo niba Rwabutogo cyane gitutsi kirimo ahubwo iyo ugikoresha ukuntu bikoresha ubu ngubu nkabwe babasore kukubwira ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa cyangwa uri igiki ntacyo bivuze ni nk'ibyo byanjye kumbwira ngo ndi umunyamerika ndi umunyarwanda ndi umutanzania ibyo ntacyo bivuze cyane ese ndi umuporoso ese ndi umudive ese ndi inkotanyi ntacyo bivuze cyane kuko kukwita inkotanyi uri igicucu uri igipinga cyangwa uri igiki ntacyo bihuriye kukwita umukozi w'Imana uri igisambo wiba habona nta bigitangaza kirimo ubu ngubu ibisambo byinshi maze kubona ibisambo bya bisambo kuri jewe ahageze ibisambo byinshi mbibona mu bantu b'abanyapolitiki n'abantu b'abapasiteri abita abavuga butumwa nibo mbona ibisambo bya nyabyo bifatika bakumanjwe naho tungutu twa pickpocket twutwana nkamwe imyaka mingahe ugenda mukibira ibihumbi 100 mukumva murakize ukiba ka kamera kumva waya ukumva urakize oya ibisambo nyabyo jewe Professor Malonga birifubi urambwiye nabikwandikira ibyo maze kumenya byinshi mu bantu basenga cyangwa ibisanze nyabyo gusenga se wakana uragarutse bamwe biyita abapasitori abandi biyita abapadiri abandi biyita abavuga butumwa abandi biyita abanyapolitiki niho jewe mbona ibisambo bya nyabyo bya rutura bya ruharwa nawe igisambo cy'umunyamakuru abanyamakuru ze babibisa ese waba wibye iki wakuraho icyo wiba uva blaise ndagusabye wowe n'intuza yawe ngenda kubwira ibyo ntekereza ko wabimbajije yego ariko warumbajije ngo iki nengubashije kubijyanye n'abakoresha social media nabi bagatukana bagaharabika ari nacyo nyine mugenzi wacu ufata ku mavuta afungiye na nubu hari benshi babyitwaza bakabigira nk'intwaro yo kumenasa abandi reka mbikubwire nabikubwiye ngitangira
social media ni nziza cyane yazanye ibisubizo byinshi cyane muri media ku isi yose no mu Rwanda hari nta nubwo hose ikora kimwe mu Rwanda n'ahandi hose yageze kuko nta itaragera social media hari ibyiza yazanye hari n'ibibi yazanye kandi ibyiza yabizanye n'ibibi bizana kubera ko ariko societe nyarwanda imeze hari ibyo yatumye bisa nibiruka nk'ikirunga hari n'ibyo yacupije hari n'ibyo yagiriye neza cyane nk'ubu umuntu wese arisanzura Abanyarwanda ubu ngubu uragenda none akaba nk'ubwo agira atya kumva yarabuze ahavugira none akabonye uruvugiro mfite umugabo w'inshuti yanjye twaranabanye cyane ni w'inkotanyi y'umunyamakuru yitwa Sehenere Ruvugiro uzamushake uzaje mu kwereka uzaje kuri iriya maison de la presse yego cyangwa ndabona telefone ye yitwa Ruvugiro buri gihe turambaseka ese n'ubu cyitwa Ruvugiro none hari ubonye social media rero hari abantu yahaye Ruvugiro kuko nta limit nta banga rikima muri iki gihugu byose babishyira hanze nacyo gituma njyabwira abantu bajya bambaza ngo ministre kanaka bati kumwibasiye ntabwo mwibasiye yibasiwe na social media not Malonga minister Soedi Songa nakari hehe hari nkabita benshi leta yakugize mukuru yakugize public figure kubera ko yakugize public figure everybody will talk about you don't worry ahubwo ihangane rya jambo ndigarukeho ihangane wihanganire n'abandi mwihanganirane ni wo muti nta wundi umuti ni ukumva neza ukihanganira n'abandi mukihanganirana kuko niho ibintu bigeze naho buri kukuvuga ngo bazakuvuga ndakunda Perezida Kagame I like the man afande Kagame arakubwira atari ko reka twumvikane nindi bitutsi byishe ninde se koko ntawe wose niba mutuka hariko byuri numenya kwihangana ukamenya ko ari social media wowe ugatuka ukaduka for example je ntabwo ndi bugusubize aya ndakwihorera wihamenye y'abasitsi nibashaka bagukomera amashyi hari umwana bigeze guhamagara baramubwira batari ku bundi washakaga iki atanagira ngo menyekane gusa wowe niba mu mutwe wawe wumva kumenyekana ari ugutuka kanaka rwose go ahead ariko ujye wibuka n'ingaruka zabyo yuko zizakugeraho sooner or later zizakugeraho tu cyane cyane nutuka umuntu utigeza gutuka nutuka umuntu umubeshyeye nuvuga ibintu ari bigambo byo guhuragura utigeze ugirira gihamya ibyo byo bizagukenya bizakugeraho yego ariko nuvuga ibintu byubaka wubaka mugenzi wawe nawe bizakubaka tenda wema nenda zako baba ninako njya mbabwira umupasitori witwa ari muvuza Claude yaje hano kabiri yego ubwa gatatu namubwira ni jewe arambwira ati ndashaka ikiganiro muze wanjye ndabwira ntabwo nashida kabisa icyo ushaka ko tuganira uza hano nta kibazo ariko ni hazamo ibyo gutukana ntabwo nta nubwo nakwemera umuntu uwo ari we wese kwaza gutuka umuntu ngo amutukire hano iwanjye muri studio ye yabikora ibyo n'akazi kazabyirengera ariko nimenya ko studio yawe umpamagariye ngo nintuke kanaka ndakubwira uko muzi fact ariko ntabwo ndi butuke iyo nshaka gutukana ko nanjye ndi umuntu haba harimo ibintu bimwe bimeze nk'ibivumvuri mu mutwe numva nshaka kubimena nagiye nabimena byinshi cyane kimwe no kumena ubugoryi cyane ndagenda nkigira ahantu nkafata akayobyabwenge nyine ariko ntabwo inzoga ari ikiyobyabwenge zizi igituma bazita ikiyobyabwenge ni doze ubundi alcohol hari aho igera bakanayigukose nk'abagore batwite babyaye n'abantu nkatwe rwose ikagufasha neza ariko igenda izamuka hari aho igera n'ibyo bavugaga by'abasinzi buriya nk'uyu mukobwa nabikubwira aho ushaka nkabikwereka
ngakwereka uko ibyo bikora nshaka humbwira ahubwo cyangwa n'abo bantu nta kitari ikiyobyabwenge n'ubutegetsi ni ikiyobyabwenge iyo ari ahantu bugera wakwigira umutegetsi cyane nijya wumva barwana ngo two kumwita umutegetsi tumwita umuyobozi ariko power ni imbaraga za politike n'izindi zituma ari aho bigera power becomes poison bikaba nk'uburozi umuntu ukamuguta minisita how are you mperutse gukora ikiganiro umugabo w'inshuti yanjye arampamagara abiburaye yabashije umunyapolitike wa hano mu gihugu aramuga ariko Prof.Malonga ko ari inshuti yanjye kandi ati numwe mu bantu twubaha hano abiburaye ati no mu Rwanda hari abantu benshi bamukunda bamwemera tuzi kuki wowe utanyumutumira ngo mukorane nk'ibiganiro cyangwa se agere ko yakoze ibintu byinshi tuzi bigaragara aramuga ngo ntawazi agira isoni abwira umuntu ngo ntabwo uzi ngo ntabwo azi Malonga umugabo arangije nawe arabibwira undi nawe aravuga ngo Malonga yagwa n'inkotanyi cyane ngo n'umwe mu batangije kugira bagize nabi ibi ngo kubera indirimbo yitwa nk'inkotanyi abishyiramo nabi kwerekana barabinyohereza umuntu arabinyohereza burayi amaze kubinyohereza n'umugana ariko iyo ndirimbo iri hano ngo iyo inkotanyi zishinga itorero irahari nayo mvikirinda twagiye kwibuka so kuki utabaza uwo mwana ko ibyo avuga ari nabyo urashaka kuvuga Malonga aho go ahead ubuzabwira umwana wanjye ngo ndi ikigoryi yabyemera ntago bibaho arakureba ariko ntabwo yagusubiza yavuze ati papa ni ikigoryi gute se umuherezi wanjye afite imyaka 25 abandi ni bakuru bazavuga ati daddy yiganye na Magufuli wa good friends no kujya kumushyingura yaranze gusa ariko bundi yari yagiye daddy yabanye na Nyerere n'abana bari cyahari ba Makongoro na baza mu Rwanda tureka tujya kuri Malonga urambwira ngo naba ndi ikigo ryize cyangwa naba ndi iki niki niba inkotanyi zarashoboye kwicara bakavuga batari ko mu bantu dufite izi Prof.Malonga ni directeur muri presidence ya Republika no mujyanama this is Malonga my CV is very clear and very clean yego ushatse wajya unyita Mr Clear and Mr Clean absolutely yizo ubona nyubatse imyaka 30 ahantu ku kuboko kwanjye zari intoki zanjye zini clean hands and clear hands I use this hari baramubwiraga natangije bibliothèque hari akakiro ifirimo ibitabo birenze 500 iri Kacyiru hano na embassy ya US Kigali Public Library yego mpamagara abantu muze muyitahe nta numwe amayo n'ifaranga narimo mpamagara umushyitsi mukuru yari Tito Rutaremara Tito Rutaremara wapfa kuza gusasa oya ari ibintu bidafatika hari wamuteruye yarizanye naramutumiye kimwe n'uko natumye araza there were so many haramwe aba general muhame harimo abanyeshuri harimo abarimu abantu benshi araza aranabivuga ati uyu mugabo ni imfura cyane ni imfura te n'umwana w'umutambye biranamutangaza atari ko giye birananagaza nanabivuga tis on record ntabwo biradutangaza ukuntu avuga ikinyarwanda uyu muntu nta muntu muzi mu nkambi yari yose y'Abanyarwanda yabi yashugerezi yabi yantungamwo yabi aho Burundi za yongiyo bavuga bambe Uganda habi Burundi never haba muri Kongo ntabwo ndi umunyamasisi n'umunyarucuro haba muri Tanzania ntabwo nigeze ba nibyo umugabo yabwiraga kuko yahaze ko n'umutanzania akabaze ko Abanyarwanda benshi babaye za Karagwe na za Nkwenda naho nigeze mba uzabaze nta Malonga w'Inkwenda na Malonga yani haboze cyatsa Tanzania ahubwo uvuga utari ko wigeze kuba imbobo yes fine absolutely uraseka sha rwose ntabwo wigeze uba imbobo ndabayeyo ndanazikunda rwose yes absolutely absolutely ariko nubwo nabaye imbobo ntabwo nagutuka ariko turi mu kabari we araburi we wa muginga abantu bakagira ngo ndamututse we ubuginga ni imvugo wacawe muginga yes ariko ubuginga ni ignorant n'umuntu uta ignorant
ignorant so kuba ignorant ntabwo ari ubuginga uriya siriya ndege uriya mu pilote arakubwira ati Malonga ari umuginga yigeranyije nanjye kubera ko mu byo gutwara indege totally ignorant rwose ariko nazigendeyemo ndatizi uri witwara ataravuka ashobora kumbwira naho yayigiye and so on and so forth so kumubwira ko ntabizi kuvuga ngo ibiki ntacyo zize ni igitangaza no absolutely ngibyo rero gutukana rero ugira ngo nagishubije yego twe turi kuri kira cy'ubusinzi wowe niba ufite umushinga wo gutukana erega bariya bona batukana kuri za social media ntugire ngo ni igitangaza social media niyo yatumye bamenyekana ariko ubundi buriya abantu baratukana mu biturage yoge baranarwana baranatemana baranicana yes niko kamere muntu imeze igira abagome igira n'ifura igira imfura ikagira n'ibifurafura yes igira abanyabwenge ikagira n'ibicucu injiji pastor Byiza yagwaga ariko ngo atariko ubujiji burarikoze effectivement ubujiji bwararikoze ariko kubera ko social media none iba yanabifotoye ubusugira ngo wenda nkuriya mwana w'umukobwa yitwa nde Muheto inshuti divine wowe uherutse byose Miss Rwanda 2024 hari abantu babivuga uko bashaka sinzi kubibona wowe ngo se ngo na nyina no ni akaga ni ibibazo biri mu rubyiruko nibazo biri mu rubyiruko kandi biri mu rubyiruko biri no mu babyeyi ariko uriya cyatumye bizamo ubu se niba ngahe abakobwa bangana nawe n'abakecuru ahubwo bagaramye yo giye n'abaraye mu mikokwe babasinzi cyane banyoye urumogi barimo besha abasore besha cyane gusa uriya we bamufotoye iyo ni social media ni tekinike niwe yagaragaye we ko nibagaye zano muri uyu mujyi besha cyane ahubwo cyatumye biza no muri media nacyo nyingusubize icyatumye biza muri media nuko nyine ari reba iyi helicopter ntubona iyi helicopter singiye uriya mwana utwaye umupilote uri hariya kamera ye hari za kamera nini apana nk'akakabo ishobora gufotora hano aya mazi akayabona nk'uko mbona gutya siranafotora hano abazo urabona amafoto yafatiwe mu kirere akakwereka wowe uraguze foto yakwereka nuko umeze nta gitangaza kirimo rero uriya ni umwana w'umukobwa ariko abaye indaya miliyoni zingana iki nyinshi cyane ariko kubera ko zari mu epfi izindi zari yari ntabwo byari kugaragara urabika ibyo kugonga imodoka zirwa zigongwa hano nizingahe nyinshi cyane ariko we kubera ko yari amaze kumenyekana afite ababyara bafite inshuti afite abantu bose afite Abanyarwanda benshi cyane bose ku isi yose afite abakunzi benshi muri Amerika bizirwa bagonga ntabwo urumva n'Abanyarwanda bagonze iriya bakabazana hano abana baragiye kwiga baragize gute ariko kubera ko uyu nguyu ni umusitari nibyo bita abasitari kubera ko ari umusitari amaso yahise ajyayo buriya polisi uwo bose urebye wasanga hari abantu benshi bagonze nikimara kuba ngo yahunze ntabwo nca urubanza ndabigendamo gahoro uko ubishaka wowe ukuri mu mbazo ariko ntibigusubize ariko jyewe nko kuvuga ngo umuntu wese utwaye imodoka kereka batazi gutwara imodoka uramutse ugize agisida nigeze kuyigira hariya kuri 12 imodoka iragonga navuyemo nirukanka ikampara natwaye imodoka ngeze kampara ngonga ihene pacha nayo kubitira genda igwa nkahari sohoka mu modoka mbona abantu baje birukanka nanjye sohoka uriruka ntabwo nirutse narageni yagaragara hariya kuko ntabwo iyo niruka bari kumenya ko ari iki ngesiga hariya gusa abantu baraza bashaka umuntu nanjye bakavuga bati nani uyo ndiyo ntajye ubwanjye
dushakisha umuntu kandi ari Malonga mwene karidiro so ubwo bwabyo bushaka kugutera kuvamo guhunga nacyo gituma byanagorana kuvuga ngo yari yasinze cyane birenze kamere no ntabwo wasinze birenze kamere ngo ugera gisida wibuke gufungura imodoka ugende uze no kugaruka wibuke ko wari ufite ibintu telefone n'ibiki uze kubifata ubwo utasinze cyane basinze gake gusinda bwo basinze wasimbizi cyo nabyo nta rubanza nca ariko abantu basinze cyane ahubwo numenya n'igihe watahiye niyo ugeze umwana wibaza uko ugeze mu rugo uyakurenga niyo byayo nakubwiraga bya rukoro ushobora gutwara imodoka iri tegeko ritaraza jana twaraga imodoka nka Butare najyaga kwigisha Butare na za university zindi nkajya no kwigisha inateke y'Ikibungo nkitwara gusa nkagenza boke tango yari ntajyo yizoga yego ariko nkagenza nkirinda gutwara abantu kugira ngo nindza kugonga ntaza kugira umuntu uri mu bizire nkabiteganya kuko itwara imodoka ugomba guteganya ko ushobora no kugonga reka mbikubwira ibi byuma bitangira hakize imyaka myinshi nageze hara kuri Riba nari mfite amakaye y'abanyeshuri n'ibiki byose umwana ati hagarara ndahagarara hari iruhande arapima aturinde noneho kubera ko nagize akoba gake bari babiri ndamubwira ni Captain Malonga ati ndi afande ni Captain Professor Malonga aho kira uka Captain ko numvaga nivuga Professor nacyo biri mu mubwire cyane ariko nivuga ndi Captain ari mu byumve ati ndi afande none arareba ati ariko ushobora kuba wakanyoye ni gake cyane kuko iyo nta kanyoye sinshobora gutwara imodoka umwana araseka yabonaga ndi na mukuru ni kuko ntabwo nshobora gutwara imodoka ntanyoye undi ati ngo guki ntabwo nshobora gutwara imodoka ntanyoye ati cyangwa ntabwo ushobora kuba wanyoye gutwara imodoka noya tinywa gake byadawe ndirawuti narande babona ndi umusaza mukuru arambwira sinduko yajya hirya avugana n'icyombo ahamagara witwaga nde ari mukuru wabo arambwira ati dufite afande Malonga hano ndekera niba muri event njyaje nk'imyaka 10 n'ingana noneho agomba kuba yaramubwiye ati noneho ufashe uwo musaza agende makuru funguzo iri teko rya literazi yego arantwara akugeza mu rugo araza ngeze mu rugo abwira umunyezamu nari ngize yego nari ngize icyo gihe ntabwo ari nk'ubusha ubu nibwo ukize ndakize kubera ko mu mutwe I'm still fine imana ishimwe cyane and I'm still strong enough ariko financially I'm totally broke you are not broke totally broke nta muntu uri broke bose ntabigeze amemba nta n'uzakubwira ngo muri presidence ngo yego yakoraga ya mafaranga nta byanditse they will tell you everywhere ara hano ni ibyo bitaro niyo bibliothèque aho ngifite nta faranga narimo Professor ibi bihugu byose kuvuga rero ngo ibintu byo kuvuga byo kunywa niki ni ibintu umuntu agomba kwitondera hari n'ikindi abantu bagomba kumva shobuja aramutse atanywa inzoga abantu benshi bagira iyo tendency nibyo byuriye mwana w'umukobwa ari abantu bamuvuze nabi cyane baramusebya ariko nanjye nibuka umugani w'ikinyarwanda mu kinyarwanda bakuvuga ngo uburanga yego iki uburanga cyangwa ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami subiramo uburanga cyangwa ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami ariko ubwenge bw'umukobwa nibwo bumwereka iminsi azahamara
nibwo bamwereka iminsi azamahama. rahira ko wumvise icyo kubwiye. Ntago ndi kugisobanukirwa. Ntabwo uri kubisobanukirwa. Nuko ushobora kuba Miss Rwanda. Nuriya mwana w'umukobwa. Yego. Bukaguhesha ikamba rya rindi nyine bikaguha n'imodoka n'amafaranga n'ibiki. Ugakomera uri umwana ufite imyaka 20 ingana 20 yuzuye. Yes. Uyu ufite naso wanyu n'abandi bameze neza n'igihugu kigufashe neza ugasa neza. Ubwo wageze ibwami. Uburanga bwawe ubwiza bwawe bwakugejeje ibwami. Ariko ushigaje ikintu kimwe, ubwenge buri butume uri buharambe uhamara igihe. Niwo mugani uvuga, nicyo mugani uvuga. Birivuga ngo jya wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Nibyo. Nacyo gituma nanjye niyo n'abana narakubyaye ariko ukanywa ukukaduka ntabwo nagusubiza. Kuko experience ubuzima butwereka ko kujya gukora ibintu nk'ibyo cyo gutukana abantu utazi cyane cyane bakuze, gukubita umuntu utari bugusubize, gutuka umuntu utari bugusubize, ibyo wowe biragukenya birakwica nabi. Sooner or later you will. Nacyo gituma ngabiriya byo mwana w'umukobwa nabigenza make ngashingira ku bintu nk'abantu bavuga ngo ababyeyi ise ngo kubera ko bavuga ngo nahoze mbisoma ngo se ngo ariko umukobwa wa general, umukobwa wa general ntabwo ari general. Absolutely not. Ntabwo umukobwa wa general ari general. Ahubwo yaramugiriye neza. We yarabukora ubu general ariko ntabwo ari general. Sinzi niba ari general by the way, anyway whatever the case. Ahubwo kuba yaramubyaye akamubyarana na nyina bakamuha buriya bwiza y'Imana nawe akisiga. And that is fantastic. Akamujyana mu ishuri. Ubwo yagombye ariko ntabwo se yavuga ngo abatabyara ababyeyi twaragowe. Iyo uri umubyeyi niho ubyumva. Nta mubyeyi wakwishimira ko umwana bahura n'ibibazo. Nibyo. Ariko nta nubwo umubyeyi yabizira ngo ntabwo bamureze neza. Ubundi ingobyi umwana niwe wihingobyi. Yego. Ubuze abana twabyaye wamenya yiriwe he. Uramwigisha agira hirya gahura isi ikamubwira ibindi. Umubwira neza isi ikamubwira ibindi. Umuntu uvuga kuriya ntabwo barabyara. Niba barabyara batarakura ngo arebe yagombye gutegereza akareba urubyaro rwaho rumugeza. Ushobora kubyara abana 10 bakavamo neza, hakavamo umwe akaba mugingo uteka mbere. Biba bigenze bitese. Niwe se babonye uburere buke. Ushobora kubyara umwana we akabukeba ikirumbo. Ushobora kubyara 3 ntabwo washobora kubisobanura ibintu nk'ibyo. Iyo bishaka umuntu witonda akareba uko isi imeze. Yego. Tukaganira akabyumva. Giye uvuga data ntabwo yigeze ndera. Data yapfuye mfite imyaka 5. Aroziya ntabwo yigeze ndera. Ariko nihaye ingobyi. Nivana mu Nyantango. Nijyana muri Kongo, nivana muri Kongo, nijyana i Burundi, nivana i Burundi, nijyana muri Tanzania. Niva muri Tanzania njya gukora muri Kenya ndu Tanzania ahubwo hagenda bariza bene wacu babahe. Bati turi hano tugufasha iki wa mwana we. Nta leta mbisubiremo yigeze ndihira nimwe. Nta nation ziningo ho komisari. Naragendaga nkajya gukorera amafaranga. Ngahinga umwana umutambyisha data ameze neza, ko yarameze neza. Ahubwo abandi kwa data barya bakaryama. Yego. N'ubu ngubu inyuma y'imyaka ngahe bamwishe 60 na genocide genda uje ndaguha telefone wamagare umuyobozi w'umurenge n'akagari n'umudugudu barakubwira ati kwa Malonga hari ishyamba ryiza n'ibiki bijirwa bampamagara bati turwaneho umwe ati kanaka wa kanaka so ntabwo rero ibyo ntabwo uburere bw'abana si ubundi bugarukira he.
uriya ni afite imyaka 20 abafite n'ibiri bari namurize wasanga bamujyanaga ku ishuri agenda mu modoka njye abana banye ntabwo bajyaga ku ishuri n'abajyanye mu modoka kubera iki kubera ko ndifite kuba ko ari wifite ise ubu ngubu baravuga ati papa ni professor are sawa papa ni professor ideza karera ririrozo yari iki ndavuga ngo ajya kwiga nkiriya nari imfubyi agenda n'amaguru nk'ibirometero nk'icumi and absolutely yes and I didn't ariko nariye nasangiye na Nyerere nasangiye na Kigeri nta mu buzima sandari ariko aranyuba aho yari yagiye bamutumiye for lunch najye njyayo oh yes why warireze kandi yes atese rubandi mubwira papa kumva ntamuzi ariko mubwira mutera hejuru yumva ni hafi yo kwa mutera hejuru kwari so chef wacu yari chef oh yes najye ituma abo bana bamwe yamubwira ati twebwe twaguraga amata mwebwe muri gibivuzo that's fine ariko you be careful icyangombwa niba yarari ibivuza akagira nuko abaraga basore nuko nguko ariko mwebwe n'urungano nimushaka mujye mukirana mukirane mu Rwanda mukirana kera byari byemewe nanjye nuko nacyo gituma muri iki gihugu birivume wemere ubyemere wange ubyange cyangwa ubyemere muri iki gihugu rushobora never nta muntu uzi Malonga ushobora kumutuka never cyangwa kumwirana abantu bantuka cyangwa umuntu wazuzugura n'umuntu utanze nawe umusore kandi kuva ku myaka 50 gusubiza hejuru reka kwishongora ntabwo ari kwishongora ndakubwiza kuri mbwira uti nigije muri university ni university jya mu banyamakuru hano cyo bazana bana benshi cyane barimo na Bakayumba Christopher ni doctor with a PhD in mass communication abandi benshi cyane hano aragenda bamufunge ariko avuye kwigisha university akora ibiganiro bye na ba Idrissa kuri radio Rwanda musa nibiri muri records Idrissa yakoraga ibiganiro each and every Saturday kuri radio Rwanda ikorera mu mujyi Irore 4 umukiso wa mukuru yari Prof.Malonga Kayumba was of course recording and recalling his bypassed ubu nyine narigira bakamufunga kubera amanyanga yakoze definitely by all standards ariko niba giye ndavuga ndashaka kusura ndashaka kuvugana na Kayumba baravuga bati Rwineza ni Prof.Malonga bati professor reka tumuguhamagarire kuko I want to talk to him kada bigirina bari abitwa bakarasira nabanyese hari kuri maison de la presse ngabamagara ubwo karasira you seem to be rich hano rasengera yukuye cyangwa se ngugurira iki nabagurira absolutely I did ariko sufite ikibazo ki niyi leta what do you have a problem atirega professor ntabwo bizi hari nabambwira ngo nabagira ngo ndaciye inkoro ngo kwande hazagira umuntu perereza menye muri iki gihugu nta faranga na rimwe mwembwa jewe biranababaje aftaro maze imyaka irenze 15 nta faranga na rimwe ninjiza gute mfite ibitabo ngagira bakagura ibitabo 1 2 3 4 akuramo amafaranga 100 kagera ajya kwifata neza safi ukitahira ngataha nibigambo byinshi mu nzu yawe ani muri White House mu byinshi n'umunezero kuri mutarabimenya ariko abazidirimba imwe yego ivuga ngo amahoro ku giti cy'umuntu mu mibereho ye nabandi mu migirire nagerye ubwanjye atabangamiye rubanda that is Malonga then professor ntabwo ajya kunywera ngo amahoteli kugeraho ngo nibufate amafaranga ngo ndahava mfite Samu generous Imana ibagirire neza mfite abagenera bageze kuri 5 muri iki gihugu bande aba generous bo ame Samu retired others there iyo maze kumva nezerewe cyane inangiye ka kanuzo kazamutse
kubera ko nta modoka ndi butware abahungu bajya babaraho bakaba bati tonto Malonga, abandi bati ako Malonga, abandi bati professor, abandi bati grand père, babara aho ngaho bavuga bati ariko uyu musaza ntabwo ari buzamuke hano wenyine turamutwara. Ntabwo nakora ikosa ryo gutwara imodoka cyambere cyo nawe ufite ariko ngifite menya nageranya nk'ibeshya ariko bakabura ati no iyo yangonga aho kugira ngo nge nyigonge bakavuga ati no fine ariko nkababwira ni genero hariho n'abambaza batari ku professor atunzwe n'iki, amafaranga nywera ayakura, amafaranga twerera ayakura, none agura muri ibyo bitabo bikeya ngagurisha niyo mbonye 100 per month cyangwa 50. That is enough for me to drink for today and tomorrow. Nasubira ngajya no kurya na mwana abana baje bose barakuza nta rumwe hano ubwo urabona ari uhari hano nawe twagusanze no mu rugo nta mwana. Iyi nzu irimo ibyumba birenze 5. Ibindi biri aho ngaho gusa bimwe birimo ibitabo ifoto hari bubereke ibindi biri inembe zikurikira. Umugore w'umukecuru nawe ariko haracyari umusore murusha imyaka 10. Ako nawe ntagushaje rega ariko gusaza byo ntabwo ari gusaza, ntabwo ari gusohorwa nk'uko Abanyarwanda bivuga. An elder, a senior citizen niko tubyita. Yego. Ariko mu mutwe ya fata strong oya no mukabaraga nubwo nyubukiriye nubwo turi nadaho kwigaranzura ukibeshya uzibye ko abahungu bajye bo bakurigata ariko unyibeshye ugira ngo babicaye hano se nk'abahise ku mutabanye babibere nabyo ubwira haraza ko Malonga yagwiriye amafaranga arenze 50. None yekuye abari bati si professor ze professor se wicwa n'inzara baho bati professor se yaburi 50 kandi yo bafite ariko yamaze kugira mfata telefone nzibuka nk'abantu nabanye nabo kabwe ni general so and so tiwiriwe ese ko professor data jesi Benjamin Isa ko data yarimbaga ngo mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera yagera akavuga ngo ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira ngo ibihe ntibibarwayo kuko nibugira gute ntibwira nanjye nigere ahantu nimerewe neza n'iki kiganiro cyangwa uzimenye yo nutamenya aho gihagarikira nakazi kawe ngenda komeza niganirira gusa nanjye rero ntasahangira simenya ngo ushanga barumva nimerewe neza gusa mu gihugu cy'ibyiza ntibwira iwanje ntibwira ariko ugera kubwira nka general kambwira atari ko professor nawe uri yese nindaye hanaha ati kudataha hasa turuzi ko ari saa 6 niko ariyo narigi tuma kasokorose ahubwo sinabuza yo kari habarambwe ngo ndi imbere nkagira ryabona nyoreje 20-30 harimo abana bakize bameze neza ariko bakunda Malonga pe ndi ngaho ngaya ni mumbe kagenda nta deni ngira mbwira abantu n'ubu ngubu nuko ariyo nagira ngo ndagukennye nka satani ngo niwe yigeze kubwira Yesu aramubwira ati niba uri umwana w'Imana koko bari hejuru ubwo ni nko muri mo Kigali simbo cyangwa gahuguruka bamarika bayagufate Imana ati uzagerageza abandi muginga we wacu muginga wako uzagerageza abandi najye ushatse nabikora ngahamagara rwose ngaguha muri telefone yanjye arimo aba general nka 5 n'abakoloneli nka 5 n'abacuruzi nk'abangaye n'abaminisitiri n'abayobozi nk'abangaye hari nabo bagaraka kunyitaba ngo nakubwiraga agiye Burayi baraboje ati why don't you invite Malonga I don't know ngo ntabwo muzi bacawe Abanyarwanda baravuga ngo utazi kimuhatse bagira ate sha Blaise agira ate umugani kuri kamera ndifashe kamera nivuga nibyo exactly mwambwira kora hasha yes kamera nta kibazo ifite rwose kamera nivuga kamera ni fotora oya ufotora ni wowe yego uvuga ni wowe kamera gusa bigufashe ko kubigeza kure nibyo byibyo nta bindi cyangwa utazi kimuhatse umura mukuvugira n'umugana ariko
mbikubwire urashaka kumva oya bazaba ariko Abantu baduhe commentaire. wowe ushobora kuba utabishaka yego ariko abandi baraduha ariko abandi commentaire. babishaka batubwire mbabwire niho kandi wowe twandisha Emilien ubundi nawe ubwo ubazi ngo kera nigisha tangaje twavuga ujye wiga kuvuga cabine technique niko twabyitaka yego ubu ni au micro de Blaise et Emilien et à la technique d'Emilien voilà niyo ita Irish TV au micro de kera ibujumbura twavuga ngo au micro de Clément Robert Rutenderi ubwo yari umunyarwanda wakoragaho cyangwa de Jabo Jean-Marie bon fils bayinga naho micro de bon fils Tarsisi abandi bitwa ntabike by'ibintu ngibi muri mu gifaransa abatazi igifaransa rero ubwo cyabakamanye byagiye potere yambare Emilien kuri technique ya kamera na micro de Blaise utazi kimuhatse areba ingi ikaramu yeah that is entertainment yeah sure yes utazi kimuhatse areba ikijambo ayireba igitsure inyirebe gutya ni igitsure nyirebe ni ikaramu no ni micro no ntabwo nyirebe igitsure n'imbunda I don't have it niki utazi kimuhatse areba aha igitsure bakomeza aho ngaho baze kugushyira commentaire naboni uyambaye ikizami ndashyira udu poe bagende buzuzamo nguko rero shaka ngaho amahoro ku giti cy'umuntu ngira ngo ibibazo byawe wari ugiye harakanyuma ngo kurageza ngo abantu bahita bumva ngo ibyo gusambana yego uzumva ko ikiganiro cyanjye cyatangiye saa moya kiri burangire saa 3 icyo kibazo kiri kibazo kiri manda ye yarangiye uwo ngo ahita wumva ngo yashoje kusoza ni ijambo ryo kinyarwanda no kurangiza nuko urahita utekereza ahandi ubusa nivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryasohoye urahita ujya gushaka amasohoro y'ijambo ry'Uwiteka amasohoro ze this is crazy people don't know what exactly they are doing bantu bakajyaho ntibatekereze uragiye ututse perezida tukamuramutuka gutwaye iki ese ubundi uramutuka wunguka iki go underground cengera munsi urebe n'umutuka uramutwara iki ariko wajya ibaze Malonga hazagira umuntu ugenda perereza maze imyaka irenze 15 ntahembwa nta nize nta scholarship nimwe cyo research ariko I struggled and I made it ego of course niba wigaga urangije undergraduate ukajya gukora muri Kenya ushobora no gukora ku buryo wihirihira masters niba wirihiye masters ubwo none wamaze kuyibona ntabwo ukeneye leta y'ukurihihere PhD kuko enough is enough ushobora gukora ibintu nk'ibi none ukahita wiregister hariya abantu bajya biga kwirwanaho kandi bagere ku cyo bashaka yego batabangamiye rubanda very proud I challenge anybody in this country umuntu wari we wese uko waba umeze kose wambwira ngo ariko Malonga jewe Malonga ndaramwibye cyangwa yarantutse no ndakwihorera ariko nanjye nuntuka ndakwereka I will go to court harabavuga ngo natutse kanaka haba ngo naramukanze no ahubwo some people are not used bamwe ni bifurafura gabo mukuru ndakubwiye nduru Muheto wa Kagame kwibira kurakaje kuko yari cyenabuze uwo bera Muheto ariko ngawe se wabimenya nkamwe babana umubwiye ngo Muheto wa Kagame wabimpasha ariko we nane bivuga gutyo uri umwana w'imyaka 20 30 40 ntabwo uri bumenye icyo bivuga wowe nimbivuga nimvuga Umuhutu nimvuga Umututsi nimvuga urabyumva muri cadre yindi ya genocide nibiki kuko hari impamvu nyinshi zabayeho ariko jewe ndakubwira ni niba ari yahigwa yaravuga ngo Umuhutu wa Rwabutogo niba ari Rwabutogo niba ari ndetse nababonye ariko je nabonye kigeri nkaganira nabo that shouldn't be a problem
ego that shouldn't be a problem ahubwo ari ikibazo cyo kubisobanura hari abandi rero nabo bigira abanyasiyasa ukamubaza utari ko ubundi ibi byagenze gute none bakumva ko nakusondeka cyangwa kubica hejuru ntagusobanurire harumva ari buke muri ikibazo no bisobanure neza ubimubwira ibyo ari byo after all ni kubu uzaze rimwe ngwereka ukuntu amoko ateye ngwerekaho ubwoko icyo bivuga kandi mbikwereka ngwereka aho inzu umuryango nkanjye ndi Malonga wa Karera Karindiro Karubasha Muheto rwa Segafuruma wa Mpanya niba gezaho ubwo ndahagararaho kuko ibisekuru bimaze kuba bingahe 7 aho ngaho ubwo ntabwo narongora mu kinyarwanda muco kinyarwanda ntabwo narongora kugeza kwa zuba ko nageze kwa Mpanya wa zuba ngo ntabwo narongora umuzuba kuko abo ngabo ni ubwo ni umuryango ariko zuba yari wande zuba yari Rukunda Barenzi Rukunda Barenzi ubwo n'ubwo yari se wa zuba aho ngaho nubwo ndi umwene gitore narongora kwa Rukunda Barenzi ko byareze 7th generation kwa Rukunda Barenzi wande wa gitore cyane cya Kigeri Mukobanya ubwo n'ubwo ngo nshobora kurongora umwene gitore apfa kuba gusa ari hejuru yande ya zuba abari hasi bazuba abone nibyo bita blood atari hafi igisekuru cya 7 ego Abanyarwanda kera bumvaga ko uramutse urongoye bari ngo nka mushiki wawe na amaraso nagiye bako umujya mu nyuma nyuma bakubwira ngo vuga igisekuru cya kangahe kugeza ku cya 7 rero kigera kuri 10 ariko gihagarara ku cya 7 abajarogorayo ariko umwana wanjye ubwo nawe ntazagera kwa zuba we azagarukira kwa Segafuruma umwuzukuru wanjye agarukire kwa Mpanya ubuvivi bugarukire kwa Rubasha Muheto kandi Rubasha Muheto ni sogokuru wanjye anisha Warindiro ubwo rero 7 ubwo nabari nabo bazaba ari nk'aba ari nk'umuryango ego ariko tukagera tukitwa ngo n'ubwoko bwawe cyane abo bandi nyine ukazagenda gutyo mukagira mukaba Abanyarwanda ko n'ubwoko bumwe kuko jya muri Kongo urabibona icyo ubwoko buvuga urakiresha ujye Burundi uramenya icyo ubwoko buvuga bambe i Bugande ujye muri Tanzania bakwati gende mimi ni muhaya bana akubwira ijyaya ujye muri Kenya bari wumva babirirwa barwana muri Kenya nibyo kuko bafite amoko atandukanye umujyi ari warakubwira ati n'amazina yabo aho ijya donga nango iti muri nango ijya donga nati eruka mana henya urumva ko avuga iki cyerugo nta muri n'amazina yitwa Raila Odinga Ongolo Odiambo Otuwanke nugera hano ukaza kuri banuze ba Kiduri wowe urasema ngo Kituri Kimathi Kiduri Kimani Wanyoike Wanjoki that's fine uretse umenya ko yari mu Kikuyu aravuga n'ururimi ntabwo uri burwumve ugenda ujye mu bakambi w'abakalozo Musiyoka numbwira ko twa Musiyoka ndahita numva kuri mu Kamba numbwira ko nta ole medai ole toro ole kanaka ndahita menya kuri mu Masai numbwira ko twa toro teach Arap nge teach Arap Ngeng Arap Nyang Ruto Samoyi ndahita mbyumva kuri mu Karenjini n'abakarenjini n'abafite imiryango yabo harimo abita banandi harimo abita ba Kipsigis and so on and so forth so wacana hana boko bugafatika nabuze hano urambwira ngo ndabona ubwoko bundi gute wowe hashize imyaka 100 cyangwa 200 wari utuye hepfo y'iwacu nasogokuru wawe yitwa Gasuku cyangwa se Manyenzi cyangwa ndi yatuyeho wambwira gute ko mwene wanyu yabaga ikibungo utarigize nta namwe utararenze n'ishyamba rya Nyungwe cyangwa rya Ntuzari so ize ni swara la kuelewa what exactly do you mean witwa Bizimana hari Bizimana wo mu Ruhengeri na Bizimana wo ku Kanyaru na Bizimana w'iwabo wa Malonga mukuru wa Malonga roti ntacyo pfana nabo
iyaba byari ibyo kuko njye ndi muri umuntu wa Bizimana Loti nagombye kujya kuri Bizimana uyu nguyu yitwa nde umwe n'ibiki Minisitiri Bizimana abwiye ni grand frère nta nubwo yaba grand frère wanjye nabakumva ko ni muri umuntu ntaho bihuriye nta basina gusa tu ariko ngo bari baziranye very bizarre ariko ibyo nari bihuriye ariko muri Kenya cyangwa mu bajyaru niba mvuze ngo ole nyetisha abamasayi bose batanu nyamura nabo uzamubwire wowe nuko abamasayi benshi badakoze ku inzobe ubuti nitwa ole Malonga niko abenshi hano kanababwiye ko mbabwira ngo nitwa ole Malonga nkababwira kamasayi gatoya bakumva neza ndi mwene wabo ko navuze ngo ndi ole Malonga ole bivuga umuhungu wa son of ole Malonga kimwe na Arap buriya Daniel Toroitich Arap moy ngo mwene moy Arap nicyo bivuga ole nabyo bivuga mu Kimasai yes iti n'undi nangonya duhonga yewe kwisekereza none tujye muri entertainment njya nigira mu rusengero rimwe najyaga njya ariko ngiye kwikinira comedy kwiryoshya mbega hari nk'undi entertainment pastor agabwe ngo hororo ariho arasengesha akavuga ngo asharababa horobabo barukore nanjye ngahaguruka nkajya mu mwuka ariko mbibeshya nifatiyemo nkagatwaza ko rutubiri none nkavuga ndi kamana hijya hororo yawa nyasaye berahenya jadwo madwo ndivugira ikijya ruwo ariko bandi baraho nigeze kuvuga hari nigeze kurica hari umugabo w'inshuti yanyu bare urerekwa cyane tumvise navuga indi bisati wawe ceceka we yari yasetsa yapfuye yashize atubavugaga Kigali ujya ruwo bana yatuwe bavugaga ikigeruwo nakumvise so ni ibintu nk'ibyo ngibyo birumvikana dusoza rero professor ariko none urandiha wowe ntabwo najyaga kuri nta muntu nigisha bambe nta muntu ntasengereza ariko uzambarize di kiganiro cyawe zizi ngo ni bangahe bazakireba uzambarize uti abantu mwese uzi ko nta TV yo gukora YouTube usibye n'ija YouTube ntabwo ko nakoreye na radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda yeye niriyeho kwa mugabo yitwa ngiki ahantu hose ko nta muntu uransengerera n'umwe di cyane uramfumbatisha n'ibihumbi 5 uzi ko that's very dangerous uzi ko nshaka uzamfasha tubishakisha ariko ndakubwira ngo na radio Rwanda na televiziyo Rwanda bakaza bakagenda atangirana na radio Rwanda mushiki wabo ari minister Oremfor atangirana na kanaka kavamo akahansiga akagenda ikava mu mujyi bate haje witwa nibarinde yitwa gucyuherutsa kujya muri Amerika asasimwe bamukoresheje interview n'abandi barudo n'abandi n'uyu ngo utararihaga amazi yitwaga ndeho nako mwibuka ariko yero bundi dore yari niwe mukuru wa televiziyo yego nawe ngo amaruko umwaka ngo ya connect iba muri iyi ngibyo byose yari diregiteri wa RBC none akavuga ati none se niba ari ibyo bakagenda basimburana ntagira uvuga utari ko ibintu Prof.Malonga ahora avuga ariko none wazabigeza kwa president ariko se imbigeza kwa president nako nawigeza kandi nabibabwiye avuga atari ko ibintu Prof.Malonga ahora avuga abaye ibiganiro mu biganiro ubu koko twagize gutya byibura tukikorera nk'agakaziye ka fanta cyangwa ka sikoro tukamusura koko tukavuga ko yadukoreye neza umuntu akavuga atari ko giye muri iyi ministeri ishinzwe y'Abanyarwanda harimo ibitabo uyu muginga uyu muzaza wafuguje KPL agashyiramo ibitabo bingana gutya tukajya muri ouverture officielle nayo bita official launching tukamureka akagenda koko ntitumuhe n'ifanta n'imwe uzibye umwana wo muri Minadefu biteka mugire neza
Minister of Defense buri gihe nibo barwanaho Uwiteka rwose azahumugisha aba general bose bari muri iki gihugu yego n'abakoloneli bari muri iki gihugu n'inkotanyi z'abasirikare iz'abasivili zo ntawe wazishinga ntiwabimenya hari iz'abasirikare original no kuri Imana ijya bagira neza uza ko umujenerali umwe yaravuze ati ariko aha hantu Malonga aya mazi aragenda atanga amazi no kuri tuba abantu baje hano harimo n'abanyeshuri kuri university n'abarimu baro barenze 100 rimwe nshyira urutoki hejuru ndukira Imana ni Imana ngubaze nanjye washyira urutoki hejuru nkabaza ngo ariko mw'Abanyarwanda mw'abuyobozi nuko umwe yaba umwakegereje nka wa wundi babajije ejo bundi nta n'imisi ntarashira kavuga ngo ntabwo uzi Malonga rorera kumenya Malonga reba ibikorwa bye ushaka kumubwira gute ko nanditse ibitabo by'ibisakuzo book 1 book 2 book 3 book 4 book 5 Rwanda Education Board iyoborwa na Dr. Nelson akaza ejo bundi ari kijyana mudogo sana asanze havuyemo ngo bitwa ba Johnson havuyemo bande babisikana ibyo bitabo byaremejwe ariko kubera ko reb idashobora kubigura ko ntabwo muri budget yabo harimo ibyo gatungwa na kamwe nagiye ngurisha ngo muri Nkuru nziza akora ngurishije muri Caritas yakora kamwe tubiri nagurishije muri mu Kirezi ariko wabyanditse arahari ngubyo birahari byaranemejwe birimo kashe na signature na kashe ya Repubulika y'u Rwanda na signature ya Directeur General. That is very dangerous. Ngo Malonga ntakazwa n'iki ariko ubwo n'uburakari bwiza ntabwo nabatuka nk'abandi mujya mucishaho ntabwo tujya ariko sibwo ntibabyumva kubyumva byo birumvikana cyangwa umuntu tumwe mbikuzana ariko niko blaise kini igitabo kigiye gusohoka narangije cyitwa Kiswahili Français English ngiki iki ni igitabo nanditse bakibonye icyo iki ni igitabo nanditse ngiki cyitwa umugina waribara wariraye inde umugina waribara wariraye Professor Pacifique Malonga ngiki ngiki urabyumva yego n'abavuga ngo banyita umuswahili ndiwe koko ariko umunyarwanda w'umwimerere umugani wa Tito Rutaremara ati jewe biranadutangaza yego ko bijye binabatangaza ariko namwe mugira icyo mukora reba hano iyi ni English Kinyarwanda Kiswahili Dictionary Pacifique Malonga kirimo amafoto meza cyane tabo kiri mu rwego rwo hejuru nacyanditse n'umugabo w'umunyakenya yitwa Professor Ken Waribora bya bisakuzo nta munyarwanda dore ngiki urakibona ngiki ndakibona ibisakuzo igitabo cya mbere kirimo amafoto nta muntu uracyandika mu Rwanda cyemejwe na Reb ngiki Barushimana Nelson yari bikashe ya Directeur General yego na kashe ya leta dore nk'ubu ngubu reka hari nk'abantu bajya barwana bapfa ubusa ngo ibyo twavugaga iby'abana b'abakobwa dore ibisakuzo bijyanye nk'abakobwa baravuga ngo bicinyira byabikangaga bikonda byakuzwe n'abantu iki ikirago urabona ko nigisha neza Jean nakubwira ngo bikumburanye bibana iki bikumburanye bibana nkakwereka iki amabere ngaho Jean
mfite bukiza cyane rwose cyashobora ikibu kiba gihagaze angahe yese wowe gacwawe urumva bibu byumye arenze urugo ikiyoni ngiki nka kigushushanyiriza abana ntibazi n'icyo ari cyo kiyoni ubwo ibihu byumye arenze urugo ikiyoni buhiri bwa kamango yakubitaga so amuruta uruyuki ruragukubita se rukazunguruka ari gatoya akuruta iki se ubwo ni iki ni igitabo cya 4 dore iki niko byose bimeze dore ibisako ngiki iki ni book 3 ukagenda ukagera kuri book 5 ninde ngibyo dore byose byemejwe nande na leta urambwira ko Prof.Malonga ari burare sukoro ayishaka ari umusaza atari gutwara imodoka icyo gihugu ndagisazira bone this is a translation Kiswahili goes ibisakuzo ngibi byinshi ariko ndabijyana kugira ngo umunyarwanda azajye kugura azagura kamwe mu mujyi ku nkuru nziza cyangwa kuri Caritas cyangwa hehe book 4 ibisakuzo ushobora kumbwira nibishoboka kumbwira ko ari undi muntu wabyanditse ntawe ubaho hano cy'inyarwanda book 1 book 2 book 3 book 4 n'amafoto yabyo bikwereka dore abashigira amenyo ni museka iki kikubwira ngo iki ngira inka nkayisasira amahina nkayorosa ndi dore ni ururimi amahina n'amenyo yo hasi ukayorosa yo hejuru inka yawe y'ururimi kiryamira uwo mugani ni icyo gisakuzo n'urwa mbere nyumvise wose kuri umwabo wacyumva ubundi si ibintu urabizi nicyo kijya twiga nyine dore ngaho somana ngira imbehe nyinshi ariko nkabura iyo ndiraho imbehe si urayizi ahubwo we kuri umwana w'umunyamujyi imbehe ndayizi imbehe nyine wowe aba ngaba bandi se batoya rubyogo kuki batabyiga reba niki ibiganza ariko uyiriraho se oya n'ibindi byinshi nyiramakangaza ngo butahe imbeho ku rugi ako nikuzi kuko ariko akora kangaza ziteza amahembe wamenye iyo nyoko yakowe oya aho rwose nkuko nyine dore ngibi rero byose birimo ibi bitabo se ubishaka bigenda gute umba wa mwana we wibyamamaza ntabwo aricyo cyakuzanye yego je nagira ngo nkwereke gusa ko muri iki gihugu hariho abantu bakoze ibintu ndimo ariko najya kuri radio cyangwa televiziyo nyifiteho uburenganzira abantumiye imyaka 10 nkigisha mu Giswahili ngashyiraho biblioteke izwi n'abantu bose bakabitaha abantu bakabibona ariko nkabura ki nkiririrwa amazi y'umugezi wabyemera ute ntabwo apfa kubyemera wabyemera ute warumva ntukana oya nakubwiye cyakora abana b'abasirikare inkotanyi originale ntabwo zikiri nyinshi abandi ubungubu basigaye ni batoya cyane ni bamwebwe bataraje imyaka 20 30 40 abo cyakora turahura batafande mzee wacu raho niyambara ikanzu yaje cyangwa agapira nk'aka ka vive la vie imbeho ya imbeho yaba nyinshi n'ugusaza ubukambwe imbeho yaba nyinshi ngakomeza ariko se ninde muri iki gihugu wangaya ntawe ariko bantu kabarahari
ariko nabo bari muri social media. Social media no kwihangana nkuko ariko nabo rero abatukana ngo ribu yabahugurukiye. None se gutukana rwose ribu igahita ikureba kandi mushobora gutukana ubwanyu. Murumva mutazatinyuka n'abasaza. Oya twe ntabwo turi muco mubi. Iyo utangiye kubimenyereza ko abantu bazajya mwirirwa mutukana musebanya nk'ubureka wenda umenya sinzi uko ibiganiro byawe iyobora naho bijya ariko nibwirira abantu ikintu gihuza abantu n'ibibera muri iki gihugu bijye bigendera ku mategeko bamenye ko law justice is about legality not morality. Mukajye mwishinga iyo amarangamutima yanyu mwese mujye mwibuka ko amategeko abareba kandi yabahana. Uko mwihanukira muvuga nabi, mwihanukira musebanya, muhanikira musenyana, musenya igihugu mwisenya, mumenye ko n'amategeko nayo nazajya yihanukira azajya abahana kandi koko ntabwo ari byiza. Umuntu wese ajya akora ibintu bye yubaha mugenzi we, yiyubaha nubwo ibihe byahindutse, mwo kurugwa, mwo kubeshywa, mwo gushukwa n'amafaranga ari hanze aha mu madini, mu banyapolitiki, mu basiviliyanzi no muri YouTube cyangwa mu biganiro mukora. Muririmbe nanone nka marume timaze ubwenge n'umutima, bikore ubwenge n'umutima bijye bakorera, bikorera igihugu cyanyu, bikorera Imana. Yego ngicyo niba ari ikindi wumva nakusubiza ushaka kumenya kimbaze nawe ubundi ubwo gihe numvaga rwose akabeho katangiye kuza. Nibyo rwose ariko usibye no kwinywera amazi humura ndacyangwa amata yo n'amata rwose yo ndayabona. Ariko nayo dusoreze kuri Bamporiki Edouard yaramaze iminsi ari imageragere ariko ubu yarababariwe, ubari mu rugo. Ngira ngo mugenzi wanjye Jado tuyishime mwari mwakoze ikiganiro ubushize yego ubwo yafungwaga azira indonke, ariko ubu ngubu ari yaragarutse, ari mu gihugu ameze neza. Ni numwe mu bantu ariko banavuga ko ngira ngo yigeze kuvuga ko yarafite miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ari umukire. Ndakibuka icyo kiganiro. Ngira ngo rero ubu yaragarutse, wabyakiriye ute? Utikirera wabyakiriye ute kugaruka kwe? Yarababariwe na nyakubahwa Paul Kagame perezida wacu. Nagitangiriyeho hari ibintu bitatu bikomeye mugomba kwitondera. Yego cyane cyane we Blaise kuko uri umwana nabonye wubaha kandi umaze igihe wunsi. Yego ariko n'abandi bose yego abantu bavuga ibyo bashaka n'uburenganzira bwabo rwose. Nka perezida y'u Burundi guha mu rugero ruri hejuru ya minisita. Perezida y'u Burundi ejo bundi abana baje kumbaza ngo mbabwire icyo nekereza, ariko yavuze ibintu nkaseka. Ari navuga ngo ifanda yerekana ko Burundi mukiza cyane kurusha ibihugu byose biri hano. Iyo bivuze kuri ya ubyumva n'urugero naguhaga mu kugusubiza. Iyo akubwiye ati Abanyarwanda bagombye ahubwo kudusaba noza kuko batuririye imikeke n'indagara. Yarabyaravuzwe ntibyavuzwe? Byaravuzwe, yarabivuzwe. Byavuzwe nande? Na perezida w'u Burundi. Yari perezida se? Yari perezida yes. Kuvuga nibyo nakubwiraga ya biki cya gisakuzo. Nari kukubwira ngo sakwe ukamenya ko hari yo hejuru nayo hasi ariko cya gitanda bwa buriri. Rwa rurimi. Nguko no kuvuga ngo abantu kuvuga nta kibazo kirimo. Kuvuga ni ururimi nyine.
mujye mujya no hejuru uwo musore w'umuminisitiri we nushaka ubu namwihoreye ndagenda guha urugero ngo ayirwe i Burundi uriya mugabo wo hakurya Tshisekedi yaravuze ati yewe gusa mwendere skari musho nubwo ati akantu gato gusa ndabageze Kigali hari ubwo kuva Kinshasa kugera hano yarahaciye ararenga bifata igihe Kigali akigira mu bunuza kongera kacana yibarukire pira kongera kaca yigira ari ubu yari Bujumbura mwendere skari musho ko byagenze so kuvuga ni mugajye mutinya kuvuga ahubwo mujye mumenya ngo ibyo muvuga mubishyizemo imbaraga zingana iki urabyumva ni nibyo byaba ibigambo byo mu masengero cyangwa bitwa abandi mujye mvuga uti ibi bintu ndiho mvuga ejo kuwa kangahe nzabihagararaho umwaka utaha nzabihagararaho umwana wanjye azabihagararaho umwuzukuru wanjye azabihagararaho gendera koresha ubwenge n'umutima iby'uwo mugabo byawe biranambabaza cyane njye numva nshaka kujya kumureba kuko hari n'abasore n'abantu bibaza ngo ariko kuki Prof.Malonga ahora avuga Edouard Bamporiki nta nubwo muvuga muraza mukambaza none se ngirene numbaza ibyo ngibyo nk'ubwo nari ngerageje kukwereka ko mvuze na nuziriya nta gitangaza kirimo uriya mugabo yabayeho aba umusitari nka wa mukobwa amaze kuba umusitari aramenyekana akibi wabiriye Nyamasheke ataragera i Kigali ngo abe umunyamujyi yego agicukura umwobo nta wabivugaga ariko wamaze kubivuga amaze kuvuga ni debe ati mbaye idebe ryawe abantu bamufotora izo za kamera zanyu imbere y'umukobwa mwiza nyine nka wa wundi abakobwa bo ni beza umukobwa uburanga bw'umukobwa wa mugani wibuka yego uburanga bw'umukobwa birakugeza ibwami ariko ugomba kugira ubwenge bwo kugera kumenya uko uharambira cyangwa uhivana yego noneho bikagenda gutya akagera aho avuga ibya miliyari ntabwo nzi icyo yagamije ariko igewe uko byanariza nuko yabivuze yaragamije kwereka abantu yuko ushobora gukora ugakora ukazagera kuva ku mafaranga niba ari 30 ahari ukazajya kuri miliyari nicyo yaragamije gukora niko nekereza atutse niko bisobanura ariko ikibazo cyari igiki arabibwira abana nkawe waburaye abasha kwigurira agapantaro wowe imvura iguye uraha mu ruko ntaha nanga no kugukingurira kugira ngo nakwanduriza inzu ibyondo uyo n'urwenya rwa Malonga bahita atendamira ariko aho wabibwiraga aba bantu bamwe abafaswahili ngo hapendwe mtu bamwe suko babyumvise kuko bari baburaye nkuko kwawe cyangwa ku mugani wawe wabuze nuko utaha ntabwo babyumvise neza yego abantu rero bakamugira umwirasi igicibwa bakanabimwangira kuko ariko we ntabwo aricyo yaragamije we birashoboka ko yaragamiye kwirata kuko sinsoma mu mitima y'abantu simbizi ariko nge ndibaza ko atari byo yaragamiriye akongera ati mbaye idebe ryawe idebe ni ijambo ry'ikinyarwanda ryakozeho kirakubwira igihe kera mu Rwanda perezida bamwitaga generale kuko Habyarimana yari generale major yego noneho ariko hari n'imifuka yitwaga generale yego imifuka y'ubutumba arayica ati noneho kugira ngo atazajya yitiranwa n'umufuka ikinyarwanda rero n'urundi rurimi rurevoriwa we rero puwa masikini ya Mungu avuga ati mbaye idebe ryawe aranabisobanura kuko nge naje kubisukurikira ariko abantu ntabwo ibyo babisoma biyumvira idebe gusa bati burya uyu mugabo ni idebe ry'umukobwa bazanamwe ibindi hariho n'abandi bitwa bayindamange izi ni ibintu mucishaho mwebwe cyangwa ntabwo ari kamera ariko kubera ko itekinoloji nicyo mbabwira ngo mujye mugenza make mumenye ngo bigeze n'abantu bagabanya umujinya bajye biberaho nka Malonga ariko binywera amazi binywere n'amata ariko nibigera nimugoroba niba usengera noneho ndakuvumbye
cyangwa undi wese ariko nta kibazo menya ati ariko ndi bugenze gutya na gutya nicyo gicyo abantu biga kwihangana no kwihanganirana baramufunze ari indonke akoza amanyanga yandi ngo yarwanaga ku mugore niba Rwanda ibyo mwabizanyemo kandi byabaye ubutabera bwabibonye ko ari byo baramufunze aragiye abagira imana sha umwami abo umwami yaya mata bamwimye amatwi afande Kagame aravuga ati ariko noneho it's fine nimubabarire ndabababariye nimugende urumva se navuga ikindi kirenzaho yagize imana yagize amahirwe baramubabarira that's all mwebwe namwe ahubwo ariko nawe agomba kubimenya uko wari wabaye umusitare menya ko n'izina ryawe nyine abantu bararikunda atari uko bagukunda aswahili ngo hapendwi mtu ntabwo ariwe bakunda hapendwi mtu baba ahubwo wari wabaye igihangange nuko nyine ni kimwe n'uriya mwana Muheto niba ari divine yabaye igihangange ibintu bimwe byaye ku bandi bantu ariko kuko bageze ahantu cyatumye umenyekana n'ibiki niko ni na social media yaraje igomba rero kugendana nayo ubu ngubu iyo mutambaza ubu ndabizi ntihari bubure abantuka sinibura bavuga ariko kiriya gisaza cyo nababwira iki leta de mugwahera ariko se barabivugira kubera ko mama mwabicishijeho iyo mutanze se bari kubivuga ngibyo niyo social media ubu ngiyo social media Professor reka ngushimire urakoze cyane nakavura turi wawe ariko akavura kaguye ni umugisha ku Banyarwanda ndetse ni wawe muri rusange nibyo reka nkubwire icyo utambajije yego nanjye nishyireho icyo ni ntabwo ari akanya iki gitekerezo nk'ikintu cyanshimishije nigeze kuvuga umugabo w'i Burundi perezida yego witwa nabikurikiraga mu gitondo witwa Neva ndayishimiye Varisiti